Nshuti bakunzi mwiriweho, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kwishimira uburyo mudahwema kubana natwe ndetse no kutwereka ko muri kumwe natwe mukanda subscribe ku biganiro byacu tubagezaho kandi tuzi ko bitapfa kubacika. Uyu munsi tuwabategura ikiganiro kivuga ku magambo atandukanye yavuzwe n'umugabo ukomeye w'igihangange ku isi, uwo nta wundi ni Bill Gates. Bill Gates ndizera ko nta utamuzi, azwiho cyane nk'umuyobozi cyangwa se washinze Microsoft Corporation, ikigo gikomeye ku isi gikora iby'ama software tuzi nka za Microsoft Word, Microsoft Excel ndetse n'izindi zitandukanye za Microsoft Edge, za internet, za browser internet n'ibindi byinshi bitandukanye kuri internet, tuza ama computer akora, tuza ama telefone akora. Ni igihangange mu bucuruzi bw'ibijyanye na computer. Uyu Bill Gates wabonye izuba 28 z'ukwa munani 1955, vutse ku babyeyi bombi, ise witwaga William Gates wa kabiri, nyina akitwa Mary Gates. Akaba yaravukanaga bashiki be babiri. Yaje kwinjira mu ishuri rizwi cyane nka Harvard University muri 1973, ariko icyaje kumufasha cyane nuko yaje kudevelopinga programming language, ururimi rwa computer. Abazi bya computer barabizi. We yaje kudevelopinga version nshyashya ya programming, aho yaje kugira igitekerezo hamwe n'inshuti ye yitwa Paul Allen, bafite inzozi z'uko ndetse n'ibyiringiro by'uko computer izaba igikoresho gikomeye muri buri ofisi, muri biro byose, cyangwa se n'igikoresho ngenderwaho cyo mu rugo. Agahita ava mu ishuri mu 1975 akajya hanze, akajya guteza imbere inzozi ze yari afite z'uko ya developinga iyo language ndetse no gukora andi software. Ntago byatinze kuko mu 1999 Bill Gates yaramaje kubona ko inzozi ze ari kugenda zikabya, ari nabwo yanditse igitabo yise Business the Speed of the Thought, cyangwa se business ni umuvuduko w'intekerezo. Ariho yaje kwerekana mu icyo gitabo ukuntu computer ari ikoranabuhanga rishobora gukemura ibibazo byinshi muri business mu buryo bwaribwo bwose kandi mu buryo bw'ibanze. Igitabo yaje kugisohora mu ndimi zigera muri 15, agicuruza mu bihugu birenga 60. Akaba ari igitabo cyaje gukundwa, cyagurwaga ahantu hatandukanye kuri za Amazon, uko cyaje no kuba igitabo cyakunzwe, kikaba mu bitabo byasomwe byagurishwe cyane, kikandikwa muri New York Times as best seller, kikamaraho ibyumweru birenga 7. Bill Gates rero yaje gushakana n'umugore Melinda Gates muri 1994, babyarana abana bageze kuri 3. Akaba ari umuntu ukunda gusoma, ukunda gukina golf, agakina tennis. Ni umugabo w'igihangange ku isi, nta utamuzi dore ko ari mu miliyarderi cyangwa se mu bagatunze. Nubwo yaje kugira ibibazo hagati ye n'umugore we, bagakora divorce mu myaka ya za 2020. Reka rero tudatinze tubagezeho amwe mu magambo uno mugabo w'igihangange yavuze, ashingiye kuri experience y'ibyo yanyuzemo kugira ngo abashe kugera ku rwego ariho ubu ngubu. Bill Gates yaragize ati, niba utabasha kubikora neza, gerageza ubihe isura nziza, gerageza ukora uko ushoboye uko ariko kose, muri make gerageza utangire ugire icyo ukora. Bill Gates yarongera, natsinzwe amasomo menshi mu bizami, ariko inshuti zanjye zo zaratsinze, ariko ubu ngubu niwe benjeniyeri mu kigo cyanjye cya Microsoft. Bill Gates yarongera, abakiriya bawe batishimye nibo soko ya mbere y'ubwenge. Wa mukiriya wawe waje kukugurira cyangwa se waje agatongana, gerageza umenye icyo atishimiye ni igiki, noneho ubutaha ugikosore n'abandi bazaza bagikunda, ahubwo batazagira ikibazo cyawe ko hazaza abana nabo bakazivuga cya kibazo nk'icyo ngo yavuze. Gerageza ugendere ku ibyo bitekerezo yaguhaye, ukosora, wubake business yawe. Bill Gates yarongera, nize ibintu byinshi ariko nta na kimwe nigeze nsinda ku rwego rwo hejuru, ariko uyu munsi babandi batsindaga ku rwego rwo hejuru muri kaminuza nibo bakozi banjye. Yarongera ati, ubwo turi mu kindi kinyejana, abayobozi bazaba babandi batera abandi imbaraga, bafasha abandi. Bill Gates yarongera, intsinzi ni umwarimu mubi, ishuka abantu beza bagatekereza ko badashobora gutsindwa. Ntukwiye kwishimira intsinzi wagezeho, utekereze ko wageze kure hashoboka. Ugomba guhora utekereza ko imbere hakiri ibindi byinshi byo kwiga no kumenya kugira ngo ubashe gutera imbere, ko nta rwego rwa nyuma rwo gutera imbere, kuko igihe cyose aba ari byinshi byo gukora. Bill Gates yarongera, abantu benshi bipasa muremure mu gupanga ibyo bashobora gukora mu mwaka umwe, bajya mu gupangira imyaka 10 bagapanga bike ukurikije ubushobozi bwabo. Bill Gates yavuze kandi kantu kameze nk'agasekeje, akazi gakomeye mpitamo kugaha abantu b'abanebwe, kuko abantu b'abanebwe bazashaka uburyo bworoshye bwo kugakora. Bill Gates yarongera ati, ubuzima ntago buri fair, ntuzatekereze ko uzabona ibyiza gusa mu buzima jye buvaho.
ntugahora utekereza ngo ibyiza byose biri mu nzira zawe, ubuzima ntabwo buri fair. Bill Gates yarongeye ati mu Bushinwa iyo ufite miliyoni hari abandi bantu nk'igihumbi bameze nkawe. Bill Gates yarongeye ati isi ntiyitaye kuri we ku bushobozi ufite, ahubwo isi igutegerejemo kugira icyo uyikoraho mbere y'uko wiyumva, mbere y'uko ubona kuri mwiza. Bill Gates yarongeye ati niba utekereza ko mwarimu wawe akakaye, tegereza uzabona boss. Kenshi umunyeshuri ku ishuri usanga ari kwitotomba ngo mwarimu, nguriya mwarimu ngo ntiyumvikana, nguriya mwarimu ngarakaze, nuko utari wahura no mu boss wawe none utegerejeho ubuzima bwawe, utegereje ko ari we urakuraho umugati. Bill Gates yarongeye ati ni byiza kwishimira intsinzi yawe, ariko ni ingirakamaro gukosora amakosa wakuye mu ntsinzi. Bill Gates yarongeye ati televiziyo ntabwo zitwereka ubuzima bwa nyabwo, ubuzima bwa nyabwo ni ugusohoka ukava aho hantu unywera ibyayi, unywera za tvr ukajya mu kazi. Bill Gates yarongeye ati kwihangana ni kimwe mu bigize intsinzi, ntuzatekereze ko hari icyo uzageraho utabashije kwihangana. Ubuzima harimo byinshi bigoye, inzira zo gucamo kugira ngo ugere ku ntsinzi zirimo amahwa, ziranyerera, byose bisaba kwihangana. Bill Gates yaragize ati mu gihe kizaza murandasi izahinduka ikibuga cyangwa se urubuga ruhurirwaho n'imidugudu yose yo ku isi. Byandi dusigaye tuvuga ngo isi yabaye nk'umudugudu tuyifite mu kiganza. Bill Gates yabivuze mu myaka ye ya mbere, none nibyo biri kuba. Bill Gates yarongeye ati amafaranga y'abantu bikorera afata risk mu gihe amafaranga ya leta atabasha gukora. Nshuti bakunzi bacu, turabashimiye ko mwakurikiranye ikiganiro cyacu, tubasaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi byose tubagezeho bagereho ku gihe.